So ikintu cya gatatu rero ni iki? Ikintu cya gatatu nuko successful people don't procrastinate. They do it now before it's too late. Ikintu cya gatatu abantu bari successful bahuriyeho nuko ntago bagira procrastination. Are we together? Procrastination ni kimwe mu bintu bitudindiza cyane mu buzima bwa buri munsi, kuvuga ngo iki nzagikora ejo, iki ndaza kugikora mu kanya, iki nzagikora icyumweru gitaha, uyu nzamubwira ruko namaze kwinjiza miliyoni, uyu nzamubwira ruko namaze kugura imodoka, uyu nzamubwira ruko namaze kugira skills. Nshuti yanjye, kimwe mu bintu bidindiza umusaruro wawe nuko hari ibintu uri gufata wakabaye ukora aka kanya ukabishyira ejo hazaza, ukabishyira ukwezi gutaha, ukabishyira icyumweru gitaha, cyangwa ukabishyira umunsi w'ejo, wakaba bikora uyu munsi. Stop procrastinating. Dekeraho kwimurira ibintu ikindi gihe. Nimba ibintu biri very important, bikwiriye gukorwa, byaguha umusaruro, byakura timu yawe ku rwego rumwe ikageza ku yindi, byagukura hamwe bikakugeza ahandi, bikore aka kanya. Sibyo? Bikore aka kanya. Wivuga ngo nzabikora ejo. Nimba aka kanya uri busy, ukagira igitekerezo cy'ikintu wakora ukaba udafite akanya ko kubikora akanya, hita ubyandika uhite uschedulinga kubikora nyuma yo ukora ibyo wari urimo urakora. Cyangwa se ariko uko wabigenza kose, umaking sure ko buri gikorwa cyose ukeneye gukora, cyane cyane ndavuga hano ku bijyanye na income producing activities, gutumira, kwigisha umuntu, ni kenshi uzasanga ukeneye kwigisha umuntu runaka business, ukeneye guprospecting umuntu runaka, ukeneye gukorera umuntu follow up runaka, mind yawe ikakubwira ngo reka nzabikoresha, reka nze kubikora nimugoroba ndi muri mood nziza, reka nzabikore icyumweru gitaha. Nshuti yanjye, ikintu cyose ukeneye gukora gikore aka kanya. Ikintu udakoze aka kanya nta garanti bihari yuko ejo uzagikora. Kubera iki? Iyo ejo hageze ugira indi mpamvu, iyo ejo hageze ugira indi excuse. So stop procrastinating. Twari tugeze kuri number 3. Number 4,